Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane, twari twasize uwitwa Nimrat arimo asaba Lucas ko bajya bahurira muri room imwe bagakoresha icyumba kimwe. Ese Lucas yaje kubyemera nangwa ntiyigeze abyemera? Lucas aratekereza akagera aho ngaho akabyemera nangwa agera aho ngaho akabyanga. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba bombi babiri. Lucas yitegereza Nimrat akavuga ati Nimrat, ese aho ntabwo twaba twihuse? Aho ntiwareka njye nawe tukaba mu byumba bibiri bitandukanye? Ese hari icyo byaba bigutwaye? Please, ndi gusaba ntabwo ndi gutegeka. Byakunda ko njyewe nawe tubana muri iyi nzu nk'uko wabinsabye, cyane ko nifuzaga kujya ahantu kure, ahantu numva nkeneye kubona umutuzo, ahantu byibura hashobora kumpereza amahoro nkumva nyine ndatuje. Ese byibura wamfasha ukanyumva nk'uko n'ubundi wanyumvise, ukantega amatwi ukumva ishavu n'intimba byuje umutima wanjye? Nimrat ati yego ndakumva, ariko ndumva nta kwihuta kurimo. Humura erega. Lucas ariyumvira mu mutima agatekereza akavuga uyu mukobwa yanyitayeho, yampaye buri kimwe, kuva nagera mu maboko ye ndumva ntuje, kuva namubona hari ikintu kinini cyahindutse muri njyewe. Ese why not ntabikora? Reka nemere mbikore. N'ubundi nkeneye kumuvinga on, nkakira yuko umugore wanjye atakiriho, nkatangira ubuzima bushya nubwo bigoye umutima wanjye. Ikindi kintu Lucas akora, ahera ko ahereza Nimrat akaboko bisa naho abyemeye. Nimrat arishima, bahera ko binjira mu cyumba bakajya kuryama. Iryo joro Lucas ndetse na Nimrat barararana. Bucya mu gitondo Nimrat abyuka akajya gutegura breakfast. Ibintu byose arabitegura akabishyira ku murongo. Nyuma yo kubishyira ku murongo aragenda akabyutsa Lucas akamubwira ati byuka, breakfast yatunganye. Undi ahera ko akamubaza ati se wabyutse ryari? Iri joro naryamye nk'uruhinja pe, naryamye nk'akana gatoya, nari maze imyaka irenga 10 ndyama ariko sinsinzire. Nyuma y'imyaka myinshi cyane umutima wanjye uhora uhagaze, nta mahoro, nta kuryama, nta mutuzo, nta byishimo, yewe nta gutuza. Ndongeye ndaryamye ndasinziriye. Ubundi urinde ko mbona waje mu buzima bwanjye hagahinduka byinshi. Yewe Lucas nongeye kuryama mbona ibitotsi. Oh my God, simbyumva.
menya hari uri nk'igitangaza cyaje kingana. Nimura ndatunguwe, ibaze ko nta nubwo nigeze menya ko bwakeye. Nimurata ati niyo mpamvu ugomba kunyizera nkagufasha ukava muri uyu mwijima w'icuraburindi, ukava mu kantu k'akabwibwi usa naho ufungiranyemo. Ndashaka ko umucyo wongera ukakurasira, ukongera kwizera, ukongera gukunda abantu ndetse n'ibikugaragiye. Nagusezeranyije ko ngomba kuhaba ku bwawe. Lucas biramucanga, ibintu bitaherukaga kumubaho harimo no kuryama agasinzira. Iryo joro aba yaryamye agasinzira, ikindi kintu akora arahaguruka n'ubundi we na Nimurate bakajya gufata breakfast, ariko ubona nyine atuje yishimye yumva afite ibyishimo bidasanzwe. Umutima akajya yibaza, ubundi uyu muntu ni umuntu, ni marayika waje ku isi wigize umuntu, utemura n'umuntu. Naragiye mpura n'abakobwa benshi, Nimurate ni ibiki yampaye? Ibintu byose ari kumbwira ndi kuvuga yego, nta kintu n'iki na kimwe ndamuhakanira. Dore n'ubu ndiwe, naraye mu cyumba kimwe nawe, ntago ndi gusobanukirwa. Ibintu ntabwo byumvikana, biri unbelievable kabisa. Bafata breakfast, Lucas ari kwibaza ibintu byinshi, ariko nyine akirinda kubyereka Nimurate. Barasoza, Nimurate ahera ko yitegura ngo ajye mu kazi. Asoza kwitegura agahera kabaza Lucas, kavuga ati none se ndagusiga muri uru rugo wenyine? Lucas ati nta kibazo pe, genda ujye mu kazi n'ubundi nikarangira uraza unsanga. Nimurate ati ariko waza ukajya no kureba business yanjye ukareba naho nkorera? Lucas ati apana, nzaza ikindi gihe twabiteguye, ariko kano kanya ndumva ntari tayari, ndumva nshaka kuba ndi hano mu rugo, ndumva nashaka kugira ahantu njya. So niba wanyemerera ntakugoye kandi bitakubabaje, reka tuzajyana ejo nangwa se ikindi gihe. Sibyo se mukobwa mwiza? Ndakubabaje se? Nimurate amwenyura ahera kakabwira Lucas, kabwa ati oya ntabwo mbabaje pe, nose ko tukiri kumwe, ntaho ugiye kujya kandi nanjye ndahari, it's okay. Aramwegera akamuha bizu yo kwitama, kabwa ati umunsi mwiza wiyiteho, ahandi mugoroba. Lucas amwenyura ahera kakabwira Nimurate, akabwa ati nawe akazi keza kandi take care. Nimurate aragenda akinjira mu modoka ye, umukozi agafungura igipangu agahera kajya mu kazi. Genda arimo acuranga uturirimbo tw'urukundo twuje imitoma, ari nako agenda yisetsa mu muhanda avuga ati oh my god, bwa nyuma na nyuma njyewe Nimurate I'm in love. Oh, I can't believe it. Ati mbega umusore useka neza we, ariko mana ubundi abahungu nka bariya uba warabaremye? Ntabwo baba bariremye. Mbega umusore mwiza we, mana sinitaye ko yigeze kugiraho umugore, ariko neza neza wese natwawe. Mbega Lucas we, ako mana nuko nta mukobwa witeretera. Ahari wenda ku bwanjye ndumva nahera ko mubwira ko mukunda, ibaze ko numva namusariye.
ese ubundi iyi nkuru izavugwa hera? Ndumva nasaze, ndumva muri njyewe nabaye nk'umusazi. Oh my god. I can't believe it. Ndumva n'ubu akazi nakareka nkagarukayo. Ndumva nyine ndashaka umuva iruhande. Mana nyagasani, uwera ushobora byose, niba ko kubaho ukaba wumva kandi ukora, ndagusabye uzame Lucas. Ndagusabye njyewe ni Murat, nta wundi mugabo nshaka uretse Lucas. Ni Murat agenda yisetsa. Tugaruke kuri Layla, tuve kuri Nimrat aho aba agiye mu kazi. Layla abyuka mu gitondo yabyimbye mu maso, ubona asa naho afite agahinda. Aba yicaye mu sitting room, umugabo we Dylan n'amasoni menshi aza amusanga, aramureba akabona koko yamukomerekeje kandi yanamubabaje. Aza amwegera agasa naho agiye kumukora hamwe yamukomerekeje. Layla ati kandi uranshakaho iki Dylan? Ntabwo ibi wakoze byakunyuze? Nyuma yo kunkubita urushyi nkasa n'uzungereye umutwe nkawukubita ku gikuta, nkarira amarira hafi yo kunshiramo, nakomeretse none n'amaso yatukuye yabyimbye. Urumva ushaka kongera mu bikomere mfite? Dylan abura icyo avuga, kareba umugore we, tangira gutekereza ibintu byinshi, akibuka ko umugore we yamukunze ndetse kandi nawe amukunda. Ikindi kintu akora, aca bugufi imbere y'umugore we akamubwira ati Layla, mama w'imfura yanjye, mbabarira. Ahari nakererewe kuba nakubwira ngo mbabarira, ariko basi reka nizere ko mbumboni zawe ntarakerererwa. Mpa andi mahirwe. Nzanye umutima umenetse, amakosa nakoze yose ndayemera pe, nakosheje, ariko please forgive me. Layla aho kugira ngo agire icyo asubiza Dylan, aherako agahaguruka mu marira menshi n'agahinda akigendera. Dylan aramukurikira, Layla agahera akamubwira ati Dylan, urabizi ko nkukunda pe, ariko ibyo waraye ukoze warengereye. Mu mwanya igihe cyo kwitekerezaho, kuko sindi kumva niba ari Dylan nzi twashakanye, ntabwo ndi kubyumva. Dylan twashakanye ankunda, Dylan watinyaga byibura no kuntunga urutoki mu maso, Dylan watinyaga kumbwira nabi, Dylan wambwiye ko azandinda amarira n'agahinda, akamba hafi. Ntabwo ari we naraye mbonye nimugoroba. Ase Dylan, ndi umugore mubi ngo waza kunyeke se basi? None se ntabwo ngukunda uko bikwiriye? Ese sinkubaha basi? Ibaze niba utangiye kunkubita tubyaranye rimwe, mu myaka iri imbere bizacura iki? Ubu se nitubyarana kabiri nangwa se gatatu, hari ijambo nzaba ngifite muri uru rugo? Kuba nakubajije kuko uri kugenda uhinduka gake gake, niryo kosa nakoze ryatumye neza unkubita. Dylan, this is too much.
ibaze ko na mama wambyaye wandeze nakabaye nkubwira data ariko simuzi, ntiyigeze atinyuka no kunkubita. Ariko wowe mugabo wanjye uratinyuka ukankubita ku myaka yanjye. Ni irihe kosa naba nakosheje ryatuma utankosoza ineza kugira ngo unkosoze inkoni n'intonganya? Dylan ariyumvira agatangira kwigaya, akabona ko yababaje umugore we. Aramwegera akamuhobera akamubwira ati Layla, please, byibura niba unkunda shaka akantu gatoya mu mutima wawe, niyo kaba gato cyane, umboneremo imbabazi. Ndabizi ko ntazikwiriye, sinkwiye no kuba ndi imbere yawe right now, sinkwiye no kuba ndi kukubwira ngo mbabarira, ariko please, 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 I beg you, ndagusabye mugore mwiza, ibyo utekereza siko kuri. Nijoro nari nasinze, nari ndi kumwe n'abandi bakobwa pe basinze. Yego wenda hari umuntu wafashe telefone yanjye arakwitaba, ariko nta bindi bintu bibi nari ndimo. Layla ati Dylan, uri kumbeshya, ntabwo umuntu yakwitaba telefone yawe ngo ambwire ko njye nawe dusangiye umugabo, ahubwo mbwira iryo habara ryawe ninde? Basi niba umukunda uzamusange, aho kugira ngo ujye uza unkubita, njye n'umwana wanjye tuzabaho. Ariko aho kugira ngo ukomeze ungaragure gutya, ntanagaruke iwacu pe. Ayirahera ko yiyaka Dylan akigendera. Dylan ariyumvira ako ntacyo gukora bafite. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Robinson ari kumwe na Kimi, barimo batembera amufashe akaboko mu masaha ya nimugoroba. Robinson aba ari kugenda aganiriza Kimi, ambwira ati ariko Kimi, umbona ute? Ese ubundi umfata ute? Kimi arabanza agaseka akavuga ati Robinson, wowe ntago mbyumva, kuki umbajije icyo kibazo? Robinson ati ndashaka gusobanukirwa, nshaka kumenya ubundi umbona ute? Ese ubundi umfata ute? Kimi ati ariko njye ngufata as my brother, ni musaza wanjye, musaza wanjye nkunda, musaza wanjye unkunda, umuri iruhande, unyitaho uko bwije n'uko bukeye, unyitangira ndetse wakora buri kimwe ku bwanjye. Sinzi rero niba unyuzwe, igisubizo nguhaye ni icyo? Robinson ati oya. Kimi loko, ndeba mu maso. Kimi ati ariko se Robinson, uri kwitwara gute? Maze iminsi ntazi ukuntu witwara. Rimwe na rimwe njya kugenda ukanga ko ngenda njyenyine ukamperekeza. Ubundi mba mbona hari ibintu bimwe na bimwe uba udashaka ko nkora, nkabona urasa naho ufitiye impuhwe undeba ukuntu. Ubundi what's going on? Robinson ati Kimi, never mind, nari ndimo nkubaza just. Gusa nyine mu bintu byose ukora no mu byo ugerageza gukora, ujye wicara uzi ko hari umuntu ugukunda, uguhangayikira kandi ukwitayeho. Kimi ati yes of course ndabizi, ndabizi ko munkunda kandi mumpangayikira,
ndanabizi yuko imitima yanyu mwese biri kuri njyewe, ariko what I know nuko nanjye mbakunda, nagize umugisha wo kubagira, mfite wowe, mfite barumuna bawe ndetse na mama. So rero ndi umunyamugisha pe, kandi nzabahorane, muri umugisha kuri njyewe, iteka nzahora nshima Imana ku bwanyu. Robinson nta kindi kintu akora ahera akahagarara, mu guhagarara Kimi biramucanga, akavuga what's wrong kandi urananiwe se, duhamagare mu rugo bazana imodoka iducyure. Robinson ati oya, ahera akafata Kimi akaboko akamutwara ahantu bakicara, batangira kuganira. Ambwira ati Kimi, hari ikintu nshaka kumenya. Mu gihe maze njyewe nawe tubana mu rugo ni kinini pe, ntekereza yuko nzi, kandi nanjye ndakuzi bihagije. So Kimi, ntabwo nitaye ku buryo mama agufata, ndetse sinitaye no ku buryo abavandimwe banjye bagufata, genda gukunda kandi biri serious. So wambabarira, nagiye mbikwereka kenshi ariko nyine nkabona ntubyitayeho, rimwe na rimwe nkashaka nuko nabikubwira ariko mama akanyongera kuba nagukura mu rugo, ikindi nkagusanga muri garden kugira ngo wenda ndebe ko twaganira, ariko naba ntangiye kuvugisha mama nawe akaba araje, mbese ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije wo kugira icyo nkubwira. Kimi, twese turabizi ko njye nawe nta sano y'amaraso dufitanye, nubwo wowe mu rugo twese tugufata nka mushiki wacu. So ibyo rero bikomeza kumpereza imbaraga no gupushinga umutima wanjye kugukunda, ariko ntagukunda nka mushiki wanjye. Kimi, ni ukuri ndagukunda, mba numva umutima wanjye wose uri kuri wowe ngukunda pe, kandi nkagukunda by'impamo. So Kimi, ndananiwe pe, umutima wanjye urananiwe, umutima wanjye wose ufite ikintu kiwuremereye, ntago nakihanganira gukomeza kubiceceka. Kimi, ndagukunda, not as my sister, ngukunda nkaho uri girlfriend wanjye. Ese icyo kintu basi waba ucyumva? Kimi ariyumvira, akitegereza Robinson, akamutangira kumukoraho, akavuga umeze neza, ntabwo urwaye, nta muriro ufite se akaba ari we uri kukuvugisha? Robinson ati Kimi, nta kibazo mfite, meze neza pe, I'm very fine, nta n'umuntu umeze neza nkanjye. Ese usigaye ubona ko no kujya ku kazi binanira? Rimwe na rimwe nsigaye nirirwa mu rugo kugira ngo byibura tube turi kumwe. Kimi ati se urakomeje kuko urankunda? Undi ati cyane. Kimi biramucanga, ahera akabaza Robinson, akabwira ati se kuva ryari? Robinson ati kuva nakumenya, kuva namenya ko wowe witwa Kimi. Bwa mbere mama akuzana mu rugo ntabwo nari mbyitayeho pe, sinzi n'igihe mama yakuzaniye,
ariko uyu wari umunsi umwe, ari amasaha ya nimugoroba, nari mvuye isafari, ngeze mu rugo nahageze bwije pe, mama kumbwiraho, bukeye mu gitondo mbyuka nigendera. Undi munsi wakurikiyeho niriwe mu rugo, wakoze amasuku nkureba, ibintu byose ndakwitegereza, ariko icyo gihe sinigeze nkuvugisha kuko natunguwe n'ubwiza ufite, natunguwe no kubona ukuntu usa, ariko nanone sinabyitaho. Umunsi wa kabiri nabwo ari wo wa gatatu, navuga njye wa kabiri nakubonye, ariko wa gatatu mu rugo ntabwo narongeye mpagarara mu idirishya ry'icyumba cyanjye, ibyo wari urimo ukora byose narabirebaga. Kuva uwo munsi natangiye kujya ngenda nkwitegereza gake gake, ariko nkabura ahantu mpera nza kukuvugisha, cyane ko njye nawe tutari tuziranye. Kubw'ihirwe umunsi umwe mama yabaye nk'uduhuza, njye natangiye kugukunda umunsi wa mbere nkubona, bwa mbere nkubona watumye ngira ibyiyumviro bidasanzwe. Kimati ni ukuri se? Robinson ati cyane, maze imyaka myinshi ngukunda ariko narabihishe, kuri ubu rero singishoboye kubihisha, ndumva nshaka kubyerura. Numvaga nshaka kubikesha kuri mama akaba ari we mbibwira, ariko iteka iyo nkuvuze mama arambwira ati ndekera umukobwa, mvira ku mukobwa wanjye. Mama gukunda bidasanzwe pe, umeze nka gold kuri we. Rero nyine mba nabuze n'ahantu mpera ngo byibura ngo mbe namubwiza ukuri, ariko sinzi ukuntu mama wanjye yabyumva nangwa siko yabyakira, ariko byibura wowe ubashije kubyumva no kubyakira, mama kumwumvisha ntago byazagorana. So please, ntago ndi kuguhatira kunkunda, genda bikubwiye, byibura genda ubitekerezeho, nyuma y'igihe wumva ari ngombwa uzambwira uti Robinson, noneho ndi tayari kuguha igisubizo. Tuve kuri Kimi ndetse na Robinson, twigarukire kuri Nimrat abatashye mu masaha ya nimugoroba. Asanga Lucas yicaye aho ngaho mu rugo, ariko akaza afite ubwuzu bwinshi, aza asuhuza Lucas amubwira ati nari ngukumbuye. Lucas ati shuwa, nanjye nari ngukumbuye, ko watinze se gutaha? Nimrat ati nyine hari ambutiyaje, kandi urabizi n'akazi karangira nyine mu masaha ya nimugoroba, so niyo mpamvu nyine ubona natinze kuza, ariko hari akantu nakuzaniye. Lucas ati se nagaki? Ati ni aka gift kari small nari nkuzaniye. Undi ati se nakahe? Aramuhereza Lucas ahera akagapfundura, mu kwitegereza kabona ni telefone nziza cyane. Lucas ati nguriye telefone? Kubera iki? Nimrat ati wibitindaho, urabizi nyine na telefone ufite, sinitaye kumenya niba warayigeze nangwa se umaze igihe kinini ntayikoresha, sinitaye kumenya niba wari uyifite warayitaye, icy'ingenzi ni uko nkuzaniye gift. So nakuzaniye na line, niba utanejejwe nuko nayibarujeho twazagenda nyine bakayikubaruraho.
ariko byibura ufite telefone ku buryo nshaka kuguhamagara nkaba nakubona, sibyo se? Lucas nta kindi kintu akora ahera kagashimura Nimurati kavuga turakoze cyane, ikindi cy'uko simukadi kubaruyeho ntacyo bintwaye pe, it's okay kubikubaruyeho, ahubwo ni umugisha kuba ngiye gutunga line ikubaruyeho. Lucas abivuga aseka, ariko Nimurati yareba uburyo Lucas arimo aseka agasa n'utwarwa. Lucas nta kindi kintu akora, mu byishimo byinshi arahaguruka agahobera Nimurati akamushimira. Nimurati asa n'ugiye akavuga ati reka mbanze nkuremo imyenda, nambara imyenda ya hano mu rugo, nkuremo n'izi nkweto ndende nambaye iziciye bugufi, hanyuma nze tube turi kumwe. Hashize amasaha menshi ndumva nari ngukumbuye, nkeneye ko dutera story tukaganira. Lucas ati nta kibazo, genda urasanga ndi hano ngutegereje. Nimurati agenda akiva aho ngaho, Lucas asigara yiyumvira, hari nako yibaza ibibazo byinshi. Umutima atangira kurwana n'imitima ibiri, umwuka amubwira uti ahari waba ubonye ugiye kugusimburira Jenta, mu buzima wumva utazigera wongera kubona umukobwa mwiza, byibura wakongera gukangura amarangamutima yawe. Undi ukamubwira ati ariko se buriya uzabishobora? Nimurati azakwibagiza Jenta kuko umwibagirwe burundu? Ntangwa ntabwo uzabishobora. Ese koko nzabikora? Nangwa ndi gushuka umutima wanjye, ndi kumva ndi gukunda Nimurati, ndumva umutima wanjye ndi gusa naho mukunda. Ese koko nzamukunda bikunde? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Lucas ari mu ihurizo yibaza ati se umutima we wakunda Nimurati? Ese koko Nimurati yaba aje gusimbura nangwa aje kuba umusimbura mwiza wa Jenta? Ese koko bizarangira Lucas akunze Nimurati? Dusize uwitwa Robinson amaze kubwira Kimi ko amukunda. Ese Kimi azamwemerera bakundane kandi babana mu rugo as brother and sister? Ese ubundi baramutse bakundanye urukundo rwabo mama wabo yarushyigikira? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, jyewe nitwa Atete, ni jye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.